Tunibiri aho abantu imibiri y'abazize jenoside igenda iboneka nta muntu ubigizemo uruhare, rimwe na rimwe ukanabona aho iyo mibiri yaturutse ni hafi y'urugo rw'umuntu, kandi icyo gihe cya jenoside yari ahari ntiyigeze animuka. Biratubabaza n'ubundi nk'abarokotse jenoside kuko tubona ko hakiriho guhusha amakuru. Hanyuma icya kabiri kandi nanavuga ko bibangamira ubumwe n'ubwiyunge mu gihe ubona ko wari ubanye n'uwo muntu neza, iyo umubiri ubonetse hafi y'urugo rwe atarigeze abikubwira, atarigeze ahava, urumva ko hazamo akantu k'urwikekwe. Muri rusange nakangurira abantu ko gutanga amakuru y'aho imibiri iri nta kibazo, nta gukurikiranwa kundi, ndetse hari n'icyo bimarira mu gutanga umusanzu wo kubaka igihugu. Kwambura ko harokotse abayeho badafirita nyuma y'imyaka 32. Abarokotse nyuma y'imyaka 32 navuga ko ubuzima bumeze neza muri rusange, kuko harimo abize, harimo abo leta yagiye ifasha mu bundi buryo butandukanye. Navuga ko nabo batasigaye mu rugamba rw'iterambere mu kugenda biyubaka kimwe n'abandi banyarwanda bose, nubwo hataburamo bake bagifite ibibazo bitandukanye, wenda amacumbi, uko imyaka igenda yisumburaho hari abagenda bajya mu cyiciro cy'abatishoboye bagakenera n'ingoboka, ariko navuga ko muri rusange abarokotse jenoside muri aka karere ka Rutsiro bagiye biyubaka batasigaye. Ubwo twari turimo dutembera mwerekana amateka arimo gushyirwa muri uru rwibutso, hari umugore mwagarutse witwa Agnes wanabaye minisitiri, uruhare rwe mu bukana bwa jenoside muri aka gace n'udakomokagamo n'uruhe? Agnes nta mubyariro, ni umwe mu bavuka ahangaha ndetse hafi n'uru rwibutso. Yagize uruhare runini, usibye no kuba ari aha iwabo, no mu rwego politike ari mu bantu bagiye bagaragaza imirongo ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. By'umwihariko rero mu gihe cya jenoside yaraje agera aha, agera no mu gice cya Kayove, aho hose niko yakanguriraga interahamwe kwica, ndetse no gutanga imirongo migari y'uburyo bari bwicemo, ndetse yongeraho no gusiribanganya ibimenyetso, aho yagaragazaga ko amatongo bagerageza gusenya ku buryo atagaragara kuko hari satelite ngo ziri kugenda ziyafata, bityo ibimenyetso bikaba byazagaragara. Musanga ubutabera bwatanzwe bwari bukwiriye kuri we? Bwari bukwiye kuko yahamwe n'ibyaha bya jenoside. Uyu munsi nyuma y'imyaka 32 abantu nk'abo ngabo bari abayobozi bakuru bagize uruhare mu mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside, ariko bakaba bari basanzwe bakomoka muri Rutsiro. Ni irihe somo bisigira abakiri mu buyobozi uyu munsi n'abakiri bato? Isomo bisiga ni uko umuntu w'umuyobozi agomba gukunda abayobora, abarinda ingengabitekerezo ya jenoside, abarinda ko habaho ivangura. Ku bakiri bato rero ni uko bagomba kwigira kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kwigira ku mateka yacu kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba. Mbazimana Emmanuel, ndi umwe mu bari kuri uyu musozi wa Gitwa waje kwitwa Nyamagumba, ubyiswe n'uwari burugumesitiri w'icyahoze ari komine Mabanza, ubwo yari ari gukurikirana uko ubwicanyi bwagendaga. Tubwire hano habereye iki mu by'ukuri iyi tariki? Kuri iyi tariki rero, iyi tariki niyo yabaye rurangiza mu kwica abatutsi bari kuri uyu musozi. Bari bavuye muri iyi misozi yose ikikije uyu musozi wa Gitwa. Bivuga ngo bari bavuye muri utu turere dutatu, akari Mabanza, akari Kayove n'akari Rutsiro, bose baraje bahurira aha. Uyu munsi niwo wabaye indunduro y'urupfu ku batutsi bari aha ngaha. Bivuga ngo urupfu rwatangiye mu nka 3:00, umuntu wa nyuma yavuye hano nka 10:00 n'igice gutyo, kuko twarwanye n'ibitero byaturutse impande zose z'igihugu, turwana nabo baturasa amasasu, badutera amagrenade, twe tubatera amabuye. Bigera muri ayo masaha ya 10:00 twamaze kunanirwa, abantu bakicara hasi ngo babasanga aho ngaho bariho babicira. Ubwo rero bese byari ibintu bikomeye kubona uko umuntu abivuga biragoye, ariko uyu munsi niwo wabaye wa nyuma kugira ngo abatutsi bari kuri uyu musozi bawushireho.
kubera iki mwari mwahisemo kuza guhungira kuri uyu musozi muri benshi? Na kera niko byari bimeze, ko uyu musozi ni umusozi w'amateka. Abasaza babivuga bavuga ko na kera hose igihe abatutsi bicwaga cyangwa se bagasahurwa bagatwikirwa n'amazu bahungiraga hano hari ishuri rya Kiliziya Gatolika. Ubwo rero niyo mpamvu abantu babonaga ko kuhahungira hari ubukiriro, kubera iryo shuri rya Kiliziya Gatolika ryari rihari, harasengerwaga, niyo mpamvu bahitagamo kuhahungira. Ikindi niwo musozi muremure abantu bashoboraga guhungiraho kugira ngo babone uko barwana n'ibitero byazaga kubatera. Ntago ari ubwa mbere bari bahahungiye, no mu myaka yabanjije mu itotezwa ry'abatutsi barahahungiraga. Nguri muri bake bavuye hano bwa nyuma, ngo mwavuye muri bake cyane n'ukuri baba muri 6. Uyu musozi ntago wavuyeho abantu barenze 6 ku munota wa nyuma. Abantu barokotse hano bamwe nabagiye bagenda mu minsi yagiye ibanza, abagiye ku munsi ubanziriza uyu ku itariki nka 12, abagiye kuri 11, ku 10, ariko nyirizina ku munsi wa nyuma ku itariki 13 ntago dushobora kuba twaravuye hano turenza abantu 6. Mwarokotse mute kugira ngo muhave? Njyewe ku munota wa nyuma papa yaraje afata famiye yose, papa na mama n'abana 10, twarabana 10, atwegeranyiriza ahantu hano, ati nimwicare turagwa ahantu hamwe hano. Njyewe naramaze kutwicaza, naratekereje ndavuga nti ntago ndi bugwe hano, nahise mvamo ndiruka manukira hano kuri uyu musozi, manuka epfiye hari ahantu hari umugano, mwugezemo ntekereza kuwinjiramo mbona ntibishoboka, nambuka ku kandi gasozi hakurya ahangaha neza hakurya, mpita ninjira mu ntoki zari zihari, hari insina nke cyane abariho nihisha, kubera ko abandi twari tumanukanye bari kubicira mu gishanga cyari aha hepfo. Njyewe nanga kujyayo, ninjira munsi y'urugo rw'uwo muntu wari utuye aho munsi hari insina imwe yaguye, mpita ngiseseramo. Nari umuntu mutoya, urumva sinari munini, nahise ninjira muri iyo nsina yaguye mu makoma, ndayahina abariho nguma. Ubwo bimaze kwira nka 12 nibwo nayivuyemo, nkomeza kwihishahisha ahangaha. Namaze iminsi igera muri 3 naha. Nyuma yaho hari umuturanyi twabikije umwana wari uwa masenge, njyayo kumureba kugira ngo umutware wabo. Numvaga umutima wanjye umbwira ngo nimugezayo wenda bazampisha cyangwa se sinzi uko bizagenda, ho ntibanzi wenda ntawe uzanyica. Nuko byagenze, naragenda mufata inzira y'umusaraba itoroshye kuva inaha. Iwabo hari igitese muri komine yahoze ari igitese, niba ubu ni muri Karongi, kwari kuva nkarenga amabanza nka igitese. Byasabye iminsi igera muri 3 kugira ngo mpegezeyo. Kuko nakabitekereje niko byagenze, nagezeyo ibitero biza bivuga ngo nibasohore abo batutsi baje muri urwo rugo. Uri nyirakuru w'uwo mwana nari njyanye niwe wansubiranye nyuma nkura muri urwo rugo rw'abo w'umwana, anjyana warampishe, yarampishe kugeza jenoside irangiye. Nuko narokotse. Bite bya papa wawe na mama n'abana? Papa n'abana 8 baguye ahangaha. Nuvuga ngo hano mu nzi wacu ko twarabana 10 twahavuye turi 2. Njyewe na murumuna wanjye nkurikiraga bwa kabiri, nawe yaje kuhava ariruka. Twongeye kubona na jenoside yararangiye, ubwo mbese twasigaye turabana 2 gutyo. Uko twakavuye ahangaha twarabana 2 muri abo bana 10. Ubwo mbese nuko byagenze, ndumva ari uko nguko, nta bindi birenze byo. Uyu munsi urugendo rwo kwiyubaka rumeze rute? Urugendo rwo kwiyubaka rero, nyuma tumaze jenoside imaze guhagarikwa na FPR Inkotanyi, baje hano muri iki gice cy'inaha, abasirikare batangira kubaza abana basigaye, baratukusanya hari haruguru ku karere kuri komine, cyari icyo gihe byari bikira amakomine, hari mu Rutsiro. Baratwegeranya abana benshi binahangaha, badutwara muri Orphelinat ku Nyundo. Turagenda nyine tubayo, Orphelinat dushyira mu mashuri dutangira kwiga. Nyuma yaho bigeze nko muri 2007, muri 1999 hari Orphelinat nyivamo, njya kwishakira ubundi buzima. Ubwo n'amashuri arakomeza, aza kurangira, ararangiye maragahe gatoya, mpita njya mu kazi ka leta. Na n'ubu ngubu niko nkirimo, ariko nariyubatse, naje gushaka umugore, mufite umugore n'abana 6. Mbese ubuzima bwarakomeje.